reka mbasuhuze mwe mwahisemo gukurikira ibiganiro bya televiziyo Rwanda aho muherereye hose, by'umwihariko abakunzi b'ikiganiro Umurage. Ngende Ntazinda Marcel Mwene Rwigamba ubakiriye ngo tuganire mu kiganiro Umurage cy'uyu munsi. Ikiganiro Umurage, televiziyo Rwanda twakoze urugendo tujya mu gihugu cy'Ububirigi mu ntara yitwa Liège, aho tugiye kuganira nabo twahasanze ku ishuri Umuco. Ishuri Umuco ni ishuri ry'Abanyarwanda bashinze ryigisha Abanyarwanda, ryigisha abana b'u Rwanda bahari, bakabigisha umuco, bakabigisha ururimi rw'Ikinyarwanda, bakabatoza gukura mu ndangagaciro za Kinyarwanda, bakabigisha amateka yabo yo mu gihugu cyabo cy'inkomoko cy'u Rwanda. Iyo uhageze uhasanga ari ababyeyi baharerera, ari abana bahiga, ari abarezi, abarimu bigisha abo bana, bakubwira icyo ishuri ryabamariye. Ube hafi ya televiziyo yawe, ntujye kure, kugira ngo tuganire nabo tumenye byinshi ku bana barererwa mu ishuri Umuco riherereye hano nyine mu gihugu cy'Ububirigi mu gace ka Liège, maze tuze kungukamo byinshi. Ndetse wowe ukurikiye ikiganiro ushobora kuba ugikurikiye nawe uri mu mpande zitandukanye, ushobora kubigiraho byinshi byatuma nawe warema cyangwa se wakora ishuri nk'iryo ryakwigisha abana b'Abanyarwanda, ryakwigisha Abanyarwanda kugira ngo bagire umuco wabo, basubire ku isoko, bakomeze bihuze n'inkomoko yabo y'Abanyarwanda. Reka tubanze aka gace ingobyi y'umuco, aho tugera nanone n'ubundi kwisuzuma imikoreshereze y'Ikinyarwanda. Noneho rero tuze kugaruka tuganira n'ababyeyi, tuganira n'abayobozi, tuganira n'abarimu, ndetse tunaganira n'abana barererwa mu ishuri Umuco. Tumenye byinshi, tumenye ibyo bahungukiye, natwe bidutere imbaraga mu buzima bwacu bwa buri munsi, natwe bitume turushaho gutoza abo tubyara umuco w'Ikinyarwanda ndetse n'ururimi rwacu rw'Ikinyarwanda. Reka tuganire nabo, reka twungurane ibitekerezo nabo twahasanze. Ingobyi y'umuco ni ku bufatanye n'inteko y'umuco. Muraho neza, nitwa Ruinyisa Prudence. Nanjye nifuje gutanga umusanzu wanjye mu gukangurira abakoresha ururimi rw'Ikinyarwanda kukinoza neza aho bari hose. Ikinyarwanda rero nk'uko mubizi ni ururimi rwiza kandi rwiyubashye, ndetse rukanubahisha abaruvuga neza. Rero kukivuga neza ndetse no kucyandika neza ni inshingano za buri wese. Bitekerezeho neza, guhera none wihatire kuvuga Ikinyarwanda ndetse no kucyandika neza. Nta kindi bisaba, ni amahitamo yawe gusa, naho ubundi birakwiye kandi birashoboka. Murakoze cyane. Ikinyarwanda koko kigende kiba umuco, kuko burya iyo ururimi rupfuye biragora kugira ngo n'igihugu gishobore kugira inkingi zacyo. Munyarwanda, izi mpanuro zirakureba. Tangira nonaha, byimenyereze kandi uheshwe ishema no kunoza Ikinyarwanda. Ingobyi y'umuco ni ku bufatanye n'Agaciro Development Fund. Reka twongere tubasuhuze kandi tunejejwe no kubana namwe muri uyu mwanya twese dufataniriza hamwe gushyira imbere imikoreshereze inoze y'Ikinyarwanda, ururimi rwacu ruduhuza. Muri aka kanya reka dukosore cyangwa se tugire inama yafasha abadakoresha neza igihekane nka bakagikoresha nabi. Ugira utya ukumva umuntu agize ati nkeneye umuntu umpa inama mu byo nangaza, nkeneye umuntu umpa inama mu byo nangaza. Mu by'ukuri iyo mivugire tuyumva n'inshuti zacu, tuyumva na abo dukorana, tuyumva na abo tugendana modoka n'ahandi hose, ariko ni ikosa rikunze kumvikana ahanini rishingiye ku cyo abahanga mu by'iyigandimi n'imikoreshereze y'ibihekane bavuga ngo n'ubunebwe bwo kuvuga. Igihekane nka gisaba imbaraga nyine,
nka, aho kuvuga ngo nkeneye gira uti nkeneye. Muri nkeneye mu mivugire harazamo imbaraga, gusunikana umwuka, imbaraga. Babyita rero bo ko ari ubunebwe, ubwo bunebwe bugatuma nka uyisimbuza nya. Nkeneye wowe ukivugira nkeneye. Imivugire rero irimo amakosa, nari maze kuvuga urwo rugero, nkeneye umuntu uma inama mu byo nangaza. Aho harimo ubute bwo kuvuga. Iyo ushyizemo agatege wa mugani w'aba bana bato ugira uti nkeneye umuntu umpa inama mu byo ntangaza. Harimo kugenda uvuga utsindagira kuri cya gihekane. Mu nteruro nanone irimo ikosa ugira utyo ukumva umuntu aragira ati nyigera mu rugo nahise ndyama. Nyigera mu rugo nahise ndyama. Yagombye ko yagize ati nkigera mu rugo nahise ndyama. Nkigera mu rugo nahise ndyama. Abahanga muri ibyo by'iyiga ndimi nibo bavuga ko bene iyo mivugire isimbuza nka igasimbuzwa nya haba harimo kugira ubute mu mivugire. Shyiramo rero imbaraga, iryo kosa ntirizongera kukugwaho. Ingobyi y'umuco ni ku bufatanye n'inteko y'umuco. Reka nsoreze nanone ku mikoreshereze y'igihekane nta, nacyo usanga umwanya wo kuvuga nta abantu bivugira na. Kubikosora nabyo inama zitangwa ni ugushyira imbaraga mu mivugire. Ni ukuvuga ubishyizeho ubushake, ni ukuvuga washyizemo imbaraga. Urugero, iyo washyizemo ubute ugira uti unize intebe nicare, unize intebe nicare. Ariko iyo ushyizemo imbaraga kandi ushaka gukoresha neza ururimi ugira uti untize intebe nicare, untize intebe nicare. Bitandukanye uvuga ngo unize intebe nicare. Nuninze ntasanga nakererewe, nuninze ntasanga nakererewe. Aho harimo ubute mu kuvuga ushyizemo imbaraga kandi waba ugiye gukoresha neza ururimi rwawe, wagira uti ntuntinze ntasanga nakererewe. Nanjye simbatinza, nimugire amahoro kandi mukomeze munoze Ikinyarwanda. Ingobyi y'umuco ni ku bufatanye n'Agaciro Development Fund. Nkuko nari maze kubabwira rero, turi mu ishuri umuco riherereye mu ntara ya Liège mu gihugu cy'Ububiligi, aho twasuye iryo shuri ngo tuganire n'abayobozi baryo, tuganire n'abarishinze, tuganire n'abaharerera, tuganire n'abarezi barera abana biga mu ishuri umuco, ndetse tuganire n'abo bana batubwire ibyo bungukiye mu ishuri umuco, batubwire icyo ribamariye, batubwire icyerekezo cyaryo. Ni ikiganiro Umurage, Ngeni Ntazinda Marcel. Turaza kumarana uyu mwanya tuganira n'abo twasanze i Liège. Munyemerere muri aka kanya rero nakire abayobozi bashinze ishuri umuco, batubwire impamvu, batubwire amafu n'amavuko yaryo. Mpereye ibumoso bwanjye turi kumwe na Eric Twagirimana. Turakwakiriye mu kiganiro Umurage. Urakoze Ntazinda. Turi kumwe kandi n'umubyeyi Cecile Wasebarinda, ni umubyeyi nawe ukunda umuco, yiyemeje no kwigisha abana. Cecile, turakwakiriye. Murakoze cyane Ntazinda. Namwe mwese rero mukurikiye televiziyo Rwanda, mwigire hino tuganire n'abo twasanze i Liège mu ishuri umuco, batubwire amavu n'amavuko yaryo, batubwire icyo iryo shuri ryamariye umuryango cyangwa se communauté nini iri muri kano gace ka Liège. Ritaraza baburaga iki, ese aho rimariye kuhagera niki kiyongereye mu muryango w'Abanyarwanda? Reka mpere kuri Eric nk'umwe mu bashinze iri shuri, atubwire amavu n'amavuko y'ishuri umuco. Urakoze. Ishuri umuco twarishinze muri 2019. Twarishinze twishakamo ibisubizo bijyanye n'ibibazo twabonaga muri communauté yacu hano diaspora ya Liège.
twifuje ko abana bavukiye ino batazi kuvuga ikinyarwanda ndetse batazi n'umuco w'iwacu kwishakamo ubushobozi bwo kubigisha ururimi rw'ikinyarwanda n'umuco nyarwanda. Ni gutyo twatangiye. Ishuri umuco rimaze kujyaho rigitangira mubyumvisha ababyeyi ko bagomba kubaha abana bakaza mukabigisha, batangiye babyakira gute? Ubwo ndavuga bo mu cyiciro cya mbere muri 2019. Ababyeyi barabyishimiye, ni benshi, abenshi barabyitabiriye cyane d'ailleurs ko twigeze kugeza ku bana nka 60 mbere ya Covid. Nyuma Covid ije tumara igihe tutiga kubera impamvu z'icyo cyorezo. Nyuma rero twongeye gutangira, umubare usa nk'uwagabanutse, ariko ababyeyi barabyishimiye. Ababona igihe bazana abana babo, tugakomeza twiga ururimi n'umuco. Ati tugakomeza twiga ururimi n'umuco mu ishuri umuco, bigisha abana b'Abanyarwanda bari muri kano gace ka Liège, bakabigisha umuco, bakabigisha ururimi nk'uko umuyobozi waryo ndetse urimo barishinze Eric yabitubwiraga. Nagira ngo umubyeyi Cecile nk'umubyeyi n'ubundi iyo barera aba bana babatoza iki, babigisha iki? Iyo murera aba bana baba bazanywe n'ababyeyi batandukanye ariko mushaka kubarera Kinyarwanda, tubwire muri make umuntu ukurikiye ikiganiro yumva ukuntu aba bana mubarera gute, mubatoza gute, bigenda bite? Murakoze Ntazinda, reka mbanze mvuga uwo ndiwe. Nitwa Cecile wa Sebarinda Theophile wa Ruhigira rwa Makauza, Kamukotanyi wa Rugagi wa Rutabana rwa Nyakirori, Cyamakara cya Bigirende rwa Ngoga wa Gihinira, Cyandinga ya Serwega rwa Mututsi. Nk'uko bimbajije iri shuri umuco, jyewe ntabwo nigisha, ariko akenshi mba ndi kumwe n'abarimu ndabafasha. Hari ubwo ibintu byinshi byerekeranye n'Ikinyarwanda, hari ubwo kubera ko rimwe na rimwe abana baba ari benshi, noneho ngafatanya n'umurezi kugira ngo tubasobanurire turi kumwe. Ubundi jyewe icyo nshinzwe umutungo, nkashingwa kandi n'ibintu byerekeranye mu Kinyarwanda babyita gute, nk'ibintu bya logistique. Ibyangombwa byose ni jyewe ubireba, nkabishaka, tukabishaka kare mfatanije na Eric na Josue. Noneho akenshi usanga ari byo nibandaho cyane, ariko bitabujije yuko mfasha abarezi gusobanurira abana ibintu by'umuco. Uti nshinzwe ibikoresho byaba iby'ibanze n'ibyo dukoresha mu ishuri umuco. Ubwo umuntu yakwibaza ati iyo umubyeyi Cecile avuze ngo ndabishaka, ni ukubishaka ibikoresho ibyinshi turabifite, ibitabo byo birahari, cyangwa niba hari n'amasomo abarimu bagomba gutanga, akenshi bakoresha ibitabo byavuye mu nteko y'umuco. Rimwe na rimwe hari ubwo kugira ngo mfashe abana, hari ubwo bafata ndanafotora ibyo bize, nkagerageza kubishyira ku murongo, nkabyandika n'imashini, nkanabyimprima ku buryo ubutaha buri mwana aza afite tumuha kopi ye, bityo bikoroha.
ibindi bikaba ari byo iyo isaha ya mbere kuva saa 10 kugera saa 11 ni Ikinyarwanda, noneho isaha ya kabiri kuva saa 11 kugera saa 12 ni ukubyina bya Kinyarwanda. Hagati aho ubwo mba nabashakiye n'amafunguro, ndabagaburira, mbaha amafunguro, noneho barangiza gufata amafunguro bagakomeza bakajya mu kindi gice cya kabiri. Abana barererwa mu biganza byiza by'umubyeyi Cecile, akabatoza umuco, akabashakira ibyangombwa bikenewe, akagira ati nkanabagaburira nk'umubyeyi, nkabashakira ifunguro kugira ngo bige neza, ikirima ngo ni ikiri mu nda, ni umugani w'Abanyarwanda, barusheho ari uko kwiga, ari niyo myidagaduro bakora mu ishuri umuco. Eric, narimo kwibaza, ubundi mujya gushinga ishuri umuco mwabonaga umuryango mugari uri mu kano gace ka Liège cyangwa se abana b'Abanyarwanda bavukira muri diaspora, mwabonaga babura iki? Mukavuga mutirika iki baburaga tukibazane tubicishije mu ishuri umuco? Mu by'ukuri nanjye ndi umubyeyi, njye niyihereyeho, icyo twaburaga ni ukubona umwanya wo kugira ngo tubigishe ururimi rw'iwacu n'umuco w'iwacu. Bityo rero kandi akenshi ugasanga abana mu mashuri bigamo badahura n'abandi bana b'Abanyarwanda. Nuko nicyo kintu cya mbere ndakeka cyaduteye ubushake bwo kugira ngo duhuze abana b'Abanyarwanda. Noneho bagende bamenyana, bamenye ururimi, bamenye umuco. Ndakeka aricyo kibanze, kuko akenshi n'ibikorwa byinshi twajyagamo muri diaspora wasangaga ari ibikorwa by'abantu bakuru, kandi ibiganiro bihari bitangwa mu Kinyarwanda, ugasanga abana batabyiyumvamo kandi batanamenyana. Ugasanga twe nk'abantu bakuru turaziranye kuko duhurira mu ma activite ya diaspora, ariko ugasanga abana bacu batamenyana. Abanyarwanda baravuze ngo utoje neza nyine wahera mu ruhongore. Aba babyeyi nyine bahereye mu ruhongore rw'abana b'u Rwanda muri kano gace ka Liège, babigisha umuco, babigisha umuco utandukanye w'Abanyarwanda, babigisha kubyina Kinyarwanda, bakabigisha indangagaciro z'umwana w'Umunyarwanda, bakabigisha igihugu cyabo cya kavukire cyangwa se igihugu cy'amavuko y'abase cyangwa basekuruza, kugira ngo bakomeze bagire uwo muzi w'iwabo mu Rwanda, ariko bibanda cyane ku Kinyarwanda. Akaba aribwo nagira ngo mbaze umubyeyi Cecile, aba bana bavuga mwigisha Ikinyarwanda, iyo bageze mu rugo, wenda ababyeyi babo ari Abanyarwanda cyangwa se afite umubyeyi w'Umunyarwanda, asanga mu rugo nibura icyo Kinyarwanda mu mwigisha bakivuga, kugira ngo akige ku ishuri ariko akigane n'ababyeyi mu rugo. Urakoze ntazinda. Ibyo bintu twarabyifuje, tukangurira ababyeyi kujya bagerageza, kuko tuba twabahaye ibyo bize kugira ngo babisubiremo. Hari ababyumva, ariko kubera ko ino ubuzima bw'ino buragoye cyane, hari ababyeyi babura umwanya wo gusubirishamo ibyo bize abana babo, ariko ababyeyi benshi usanga bigisha abana babo, noneho cyane noneho no kubyina rwose byo baranabikunze cyane, ugasanga ukajya ukabona nk'umubyeyi yakoherereje video n'umwana ati reba tugeze kure. Ibyo rero tukabona ko ari byiza. Imbogamizi dufite mu Kinyarwanda, ntabwo dufite abarimu babigize umwuga. Icyo kiratudindiza, kandi kubera ko twiga rimwe mu byumweru bibiri, hari ubwo usanga abana rimwe na rimwe babyibagiwe, ariko turakomeza tukagerageza.
numva ko tubonye abantu babigize umwuga babyize twagera kure kubyina byo nta kibazo ariko kuvuga ikinyarwanda byo biragoranye abarimu turabafite ariko ntabwo nko mu batoya bo nta kibazo ariko mu bakuru kuko abatoya bahera ku myaka 4 kugera kuri 9 10 noneho guhera ku 10 11 kugera hejuru ni abakuru rimwe na rimwe hari ubwo abakuru bigorana ariko abatoya rwose bo barumva cyane kandi bafata vuba cyane rwose kandi kuva bajya mu Rwanda mu bihe bishize igihe bagiraga ibiruhuko bya Carnaval baje barasobanukiwe kuko umubyeyi ntabwo yumvaga umwana ntabwo yumvaga ahantu azavuga ikinyarwanda hano mu Bubiligi akabwira umubyeyi ati kubera iki umbwira ngo nige ikinyarwanda kandi turi mu Bubiligi naho tukivuga ntaho tugikoresha ariko habaye urugendo shuri rw'ishuri umuco bamarayo ibyumweru 2 baje barasobanukiwe hari n'ibintu byinshi batubwiye n'ukuri jyewe ntarinze kuko basuye ahantu henshi kandi noneho bamenye ko inkomoko yabo hano mbere ntabyo bari bazi bakibaza bati kuki kenshi baragenda n'ababyeyi bisanzwe bakajya gusura imiryango ariko aho bagiriye urugendo shuri n'ishuri umuco habaye ikintu gikomeye cyane n'urukundo kuko barabanye iminsi 10 n'amajoro 9 baba ahantu hamwe noneho babaye bamwe ubu barumvikana bafite urukundo cyane ku buryo baje ariko wa gatandatu n'icyadutangaje baje ariko wa gatandatu ku itariki ya 9 z'ukwa gatatu ku itariki ya 10 z'ukwa gatatu twari dufite ishuri twatangajwe nuko babana bavuye mu Rwanda twari tuzi ko bananiwe twatangajwe nuko bose hasibye nka 2 cyangwa 3 abandi bose baraje ku ishuri kubera rwa rukundo bavanye ku isoko yego murakoze ati kubera urukundo bavanye ku isoko kubera ko bamenye amavu n'amavuko yabo bamenye inkomoko yabo ubona bifite ikintu kinini byabongereye haba mu buzima bwa buri munsi babihuje n'ibyo babigishije Eric natekereje guhuza aba bana kubafata kubashyira mu nshingano kugira za logistique mama Cecile yavugaga ubushobozi bwo kubikora buvaye ubushobozi bwo kubikora buva abana biga ku ishuri umuco batanga minervare ariko twayigize ntoya ku buryo itagorana donc buri mwana atanga minervare ya mayero 35 buri trimestre nuko buri 3 mois ariko ntago iyo minervare ikuvura dépense navuga dépense z'ishuri kuko nk'hano ku ishuri turakodesha abarimu b'ababyinnyi barishyurwa mama Cecile yavugaga ko kubahahira korasiyo bafata cyo kunywa nabyo birishyurwa donc hano uko dukora iyo minervare hari iyo atuzuye twifashisha na diaspora kuko ishuri twaritangije muri diaspora rero hari inkunga diaspora itanga kuri ishuri umuco rigakuvura izo mankoma ziba zihari mwabonye na biriya bikoresho byavuye mu Rwanda nabyo twarabitumije ariko ubu kuko ishuri umuco ryabaye ASBL dutangiye kujya dushaka inkunga
ubu hari irushanwa twakoze muri mutualité y'ino yitwa Solidaris. Mu minsi iri imbere tuzamenya ibyavuyemo, nuko hari imfashanyo bazatanga ni amafaranga azaza kwiyongera ku kigega, ariko mu by'ukuri turimo turiga ukuntu ino ASBL twazakora ikintu cyajya kifinansa, byaba ari ugukoresha ama spectacle, byaba ari uguhuza abana, cyangwa se kongera kugira nk'ibintu bivuye mu Rwanda dushobora kumurika. Nuko biracyari mu rwego rwo kwiga, turacyabyiga, ariko mu minsi iri imbere nicyo dushaka kuzagerageza gushyira mu bikorwa, ku buryo ishuri rishobora kuba ishuri koko, ndetse tugashaka n'abarimu babigize umwuga nk'uko Mama Yves yabivugaga, Cecile, ku buryo twajya twishyura abarimu bakaza bagatanga serivisi nziza n'ubumenyi, tukareba n'ukuntu twakongera yenda iminsi yo kwiga, ku buryo kuko twasanze kwiga buri minsi 15 abana kenshi ibyo bize barabyibagirwa, kuko yenda mu rugo ntago tubona umwanya wo kubasubizamo ibyo bize, kandi iminsi 15 usanga ari myinshi yo bagarutse umwarimu agomba gusubiramo. Nuko ni nk'ikibazo nyine tutari twabonera igisubizo, ariko turakishakamo ibisubizo kugira ngo byaba ari kote ya financement, byaba ari imyigire, imikoranire no kugira ngo ishuri rikomeze ritere imbere, kuko natwe ntago yego ko abana bahura uko baje hano hari ikintu batahana, ariko natwe ndakeka twese twifuza ko umunsi tuzababona tuganira nk'uko tuganira mu Kinyarwanda, bizadushimisha twese. Kugira ngo rero tuzabigereho bizadusaba imbaraga. Ikindi yenda nakongeraho nuko nashimira igihugu cyacu, ndashimira cyane Minafet, inteko y'umuco, badufashe neza, kandi kira gikorwa cyo kuzana abana ndakeka ko cyaduhaye imbaraga. Uno munsi turi mu bihe by'ibizame, nuko hari abana benshi bataje kubera ko turi mu bizame, ariko ikigaragara nuko abana basigaye babikunze kuza ku ishuri, kandi ntago tukibinginga cyane, kuko mbere byasaga nko kubinginga kubazana, ariko kuva twagira kira gikorwa cyo kujya cyo kubajyana mu Rwanda, ubona ko hari ikintu byahinduyeho. Baza ku ishuri bishimye, bazi byabarushijeho kuba inshuti cyane. Nuko ndakeka ko ari nka navuga, mbabarire kuvanga nanjye maze igihe mu mahanga, ariko ndakeka ko ari initiative nk'izo ngizo arizo tugomba gushakamo ibisubizo, kugira ngo tuzagende dutera imbere mu mikoranire y'ishuri ryacu. Ati birakwiye ko tuhindura cyangwa se twongera imikoranire, yaba ari byaba ari kuvuga minisiteri n'inteko y'umuco, byaba ari kuvuga diaspora babarizwamo, ndetse n'ababyeyi n'abandi bose bakumva bagirana ubufatanye kugira ngo barusheho kurerera neza u Rwanda, birusheho kugira umumaro ku bana barera, ku babyeyi babo, ariko by'umwihariko ku gihugu cyababyaye. Mama Cecile, iyo urebye
ubu buryo mwigishamo amayero 35 yavugaga Eric ushyize mu manyarwanda ni nk'ibihumbi 40 ku gihembwe, ubuzima buba bugoye, mwumva ari he hashyirwamo imbaraga kugira ngo uburezi n'uburere muha bano bana ibyo mubatoza mubigisha birusheho kujya ku yindi ntera, mubona ari he hakongerwamo imbaraga? Urakoze Ntazinda, nk'uko nabivuze na Eric akaba yabivuze, dukeneye abantu abarimu babigize umwuga, kuko bo bafite uburyo bigisha, baba barabyize. Tubabonye nkeka ko igikorwa cyakomera cyane, byagenda neza, abana bacu bakamenya vuba, kuko iyo tuvuga nko mu ishuri ry'abato hari ukuntu umwarimu waho Madame Donna hari ukuntu abigisha, kuko yize yarigishije normal, we azi ibyo ari byo, afite uburyo ababwira, kuko abifitemo ubumenyi, ukabona barafata vuba, biragenda neza. Hari n'ubwo umudamu wa Eric nawe turamushimira, Sara ajyaza kudufasha, nubwo ari umuzungukazi, afite uburyo kandi akaba ariho akora mu bintu by'uburezi. Hari ukuntu aza akigisha abana, akenshi aza afite nk'ibikoresho byerekana iki n'iki, kenshi kandi aza yabitraduje mu Gifaransa no mu Kinyarwanda, noneho nawe bikadufasha cyane. Tubonye rero turakomeza gusaba bishobotse tukabona inkunga y'abarimu babigize umwuga, numva ko igikorwa cyagenda neza. Ku byerekeye rero ayo mayero 35 ku gihembwe ni make cyane. Igihembwe tugendera ku gihembwe nko muri amashuri asanzwe ya leta, hari ubwo biba amezi 2 cyangwa 3, umwana akishyura 35, umwana umwe yishyura 35. Niba famiye ifite abana 2, uwa kabiri yishyura 30. Niba ifite 3, uwa gatatu yishyura 25, n'uwa kane. Nta kintu mu by'ukuri, kubera depanse dukenera mu by'ukuri ni make. Ubwo tuvuge ari umwana umwe wishyuye 35 mu gihembwe, ubwo ni ukuva mu kwa mbere kugera mu kwa kane. Ubona igiciro ni gito cyane. Tugiye tubona inkunga nabyo byadufasha. Abandi dushimira ni Minu Bumwe bafashije ishuri Umuco, namwe mwese, na Police Nationale baratubwiye bati twari dufashwe neza ku buryo n'ubu bahoze babimbwira bambwira bati n'ubu baracyabivuga. Hari abamama babimbwiye mu mwanya, mu bamama bari hari ati turi mu Rwanda twarabyukaga tugasanga badutegura ibintu, bagize bati twashaka kwandurura, batoya si ibyanyu. Noneho ngo bageze ahangaha basubira ku kabo, bahoze babimbwira, bambwira bati iwacu, bati waba umuntu ni ahantu hakomeye cyane, kandi dukomeza gushimira igihugu cyacu ibikorwa byiza bakora. Tunabashimira ibikoresho baduhaye, ibitabo, nkaba nkangurira rero n'abandi bo muri diaspora babyifuza kuzaza kureba, bakazaza kureba ibikorwa byacu, kuko kujyayo ntabwo byoroshye. N'ayo mafaranga Eric yavugaga ya diaspora ntabwo ari federal, ni diaspora ya hano Liège. Ni amafaranga twishakamo, dutanga cotisation y'amayero 5 buri kwezi.
si twese n'ababyifuje n'ababishaka ntawe dushyiraho agahato. Noneho muri aya 5 ni nabwo twashoboye gufungura ishuri, nta nkunga yindi twari twabona. Ni muri aya 5 nyuma haje ishuri, hajyaho n'iyo Minerval, tukaba ari uko dukora. Murakoze. Yego, nagira ngo mu magambo make Eric atubwire yifuza ishuri umuco ko ryaba rimeze rite nibura mu myaka 15 iri imbere. Ubihiniye mu magambo make wakumva ushaka ko ishuri umuco rizaba rimeze rite? Icyo ni ikibazo cyiza ariko gikomeye ko kujya mu nzozi ntabwo ubasha kubihina mu myaka iri imbere, kandi ndakeka ari inzozi ariko tuzabishyira mu bikorwa. Numva ko ishuri rizaba ryifite ibyo byo kuvuga ko Minerval ari make, cyangwa se ko tudafite abarimu. Ndakeka ibyo byose tuzaba twarabikemuye, ko turifuza kubishyiramo imbaraga, kandi dufite ubushobozi, dufite imbaraga, dufite igihugu, dufite kuba mwaje no kudusura ni ishema, ni ukwerekana ko justement ishuri umuco dufite uko tumeze. Donc ndakeka tugiye kubyiga. Ndashaka vraiment personnellement nivuze ndashaka kubishyiramo imbaraga, kubihagurukira. Ni ibintu bitoroshye, ariko nk'uko twabivuze twese tuzaho imbogamizi ziri, tuzaho igisigaye ni ukuruturusa remanche tukishakamo imbaraga zo kugera aho twifuza. Munyemerere nshimire cyane Eric ndetse n'umubyeyi Cecile ku bwitange ku gikorwa bakoze cyo gushinga ishuri umuco. Tubifuriza baguke n'izo mbogamizi bavugaga ziveho, tuzasange ishuri umuco iri nkuko riri Liege, turisange i Buruseli, turisange mu Bufaransa no muri Amerika n'ahandi. Dufite amashami y'ishuri umuco. Reka dukomeze tuganire n'abantu bo mu ishuri umuco, mu bana, mu barezi ndetse no mu babyeyi nk'uko batwakiriye ngo tuganire nabo. Ikiganiro umurage, aho turi mu ishuri umuco riherereye mu ntara ya Liege mu gihugu cy'Ububiligi, tuganira n'abana, tuganira n'ababyeyi, tuganira n'abashinze ishuri umuco, ariko by'umwihariko tunaganira n'abarimu barera cyangwa se bigisha aba bana bo mu ishuri umuco. Turi kumwe na Kamarade Uwamungu, n'umwe mu barimu bigisha aba bana. Nagira ngo tumwakire mu kiganiro umurage tuganire. Kamarade, turakwakiriye. Murakoze cyane. Turi kumwe kandi na Donatira, nawe turamwakiriye mu kiganiro umurage kugira ngo atuganirize uko bigisha aba bana. Donatira, turakwakiriye. Murakoze. Namwe mwese mukurikiye ikiganiro umurage. Abarimu bigisha aba bana ni umurimo utoroshye, gufata abana bari mu kindi gihugu ukabigisha umuco w'iwabo, ukabigisha ururimi rw'iwabo, nyamara aho bajya hose badafite ahantu bahurira n'urwo rurimi akenshi ntabwo biba byoroshye, ariko barabikora. Abana twaganiriye muraza kugenda mubyumva ko nibura urwego bagezeho rurashimishije kandi biratanga icyizere. Kamarade, kwigisha aba bana ukababwira u Rwanda bamwe batarageramo, ukababwira u Rwanda batazi, ukababwira ikinyarwanda batumva bageze ku ishuri, biba bimeze bite nka mwarimu iyo murimo kubigisha? Murakoze. Iyo tubigisha baba bafite gukunda urwo rurimi, cyane ko ababyeyi babo bababwira ko ari iwabo, bababwira ko ari ahantu heza, bababwira abana babo bakiyumvamo ko ari ahantu igihe kizaza bashobora kuzajya gutura, cyangwa se bazajya gukorera, cyangwa se bajya no gusura. Noneho rero ubu ngubu mu bo mwigisha
hafi ya bose byanabaye byiza, ntabwo bacyumva u Rwanda nk'ahantu batazi, kuko mwamba mwibuka neza mu kwa kabiri umwaka ushize abana bakoze urugendo bajya gusura u Rwanda, tugira n'amahirwe ubuyobozi bw'igihugu burabadufasha babasurisha ahantu hatandukanye, abana bagarutse bumva igihugu bagikunze kurusha uko byari imbere. Yego. Kamarade ati ubwo bagiraga n'amahirwe yo gusura u Rwanda bakagenda ahantu hatandukanye bungutse byinshi byatumye barushaho gukunda u Rwanda. Donatira Karurenzi yigisha noneho we abakiri bato abo mu myaka yo hasi, n'ubundi kwigisha abana bato hamya ko bigorana. Twagira ngo nawe atubwire uko yigisha abana bakiri mu myaka yo hasi. Donati, biba bimeze biti? Kwigisha aba bana uko mubibona koko mwatubaje mugitangira muti bimeze biti, n'ubwitange bukomeye kuko tuba mu bihugu by'amahanga bidusaba igihe kinini, haba mu kazi dukora, haba mu byo dukora mu rugo nitwe twirebaho. Kwigisha aba bana bisaba ubwitange, bisaba gukunda igihugu, ariko iyo tubona uruhare ababyeyi ba hano babifitemo, tukabona n'uburyo abana basobanukiwe bakunda u Rwanda, nk'uko mugenzi wanjye yabivuze, twabashije kuza mu kwa kabiri abana basura u Rwanda. Ikintu cya mbere twabonye, igihembo dufite natwe ubwacu, ni uko abana bazi ko ari Abanyarwanda. Abambere nta nubwo hari igihe bumvaga ko ari Ikinyarwanda, bumva ko ari Abanyarwanda, ari igihugu cya kure. Ubu abana bacu bafite ishema ryo kwitwa ko ari Abanyarwanda, barabizi, babivuga bemye kandi baseka. Nicyo kintu cya mbere twumva twishimiye. Kubigisha rero ari bato bisaba imbaraga nyinshi, bisaba kwigisha ururimi rw'Ikinyarwanda nubwo ari ururimi rwacu, hano no kurwigisha nk'ururimi rw'amahanga, kuko ntago ari rwo bumva bwa mbere hano mu gihugu. Barwumva mu rugo, wenda tuvugana ku matelefone, ariko ntago ari rwo ururimi rwa mbere bafite. Kurwigisha rero nk'ururimi rw'amahanga nubwo ari ururimi kavukire rwacu, ntago biba byoroshye, ni intambara ariko turayirwana. Iyo ufashe umwana ari ubwa mbere avuze Ikinyarwanda, nyuma y'uyu mwaka umwe cyangwa se nyuma y'amezi runaka, ukumva uramusuhuza uti muraha, akayikiriza, nk'umwarimu we bigutera irihe shema? Wumva wuzuye ibi neza neza. Nkeka ko atari nkanjye umwarimu gusa, nkanjye nk'umubyeyi, iyo umwana umusuhuje ukavuga uti uraho sha, witwa nde, ukumva arashubije akagusubiza hano Liège, n'undi wese uri imahanga, wuzura ibi neza neza. Wuzura ibi neza neza bikubwira ko uwo mwana afite ejo hazaza, ariko h'igihugu cye nanone, kuko ataba yarakibagiwe. Ati kubona umusaruro, kubona ibyo wigishije barabifashe bakabikwereka, bagatangira kubishyira mu ngiro, ubwabyo nk'umwarimu bigutera ibi neza neza. Mu ishuri Umuco riherereye mu ntara ya Liège mu gihugu cy'Ububiligi, aho bigisha abana umuco w'Abanyarwanda, bakabatoza uburere, bakabatoza umuco w'Abanyarwanda, bakabakundisha cyangwa se bakabakumbuza ibyiza byabo mu Rwanda. Twahasanze abantu ingeri zitandukanye batuganiriza, turimo kuganira imibereho, ubuzima, ibyo bigisha abana, uko babatoza, bagiye batubwira byinshi bitandukanye. Muri aka kanya twasanze kandi n'umwe mu bafasha mu gutoza abana mu ishuri Umuco, Kubwimana Josue, aratubwira uko bigisha abana. Nawe yageze mu gihugu cy'Ububiligi akiri muto, ariko gukunda no kumva atatakaza umuco. Yigishije Ikinyarwanda, iyo akivuga wumva kigenda kizamo indimi z'amahanga, kuko nk'umuntu wabaye mu Bubiligi akiri muto, ariko unumva ko yashyizemo imbaraga zishoboka kuba imyaka hamaze anavuga Ikinyarwanda. Josue, turakwakiriye mu kiganiro Umurage. Murakoze. Hano mu gihugu cy'Ububiligi hamaze imyaka 24. Naje ndi muto. Ikinyarwanda uvuga wagikuye he? Umuntu umaze imyaka 24 mu gihugu cy'amahanga ukaba ukivuga Ikinyarwanda kuri icyo kigero, wabikuye he? Gukunda ururimi buriya, iyo ukunda ikintu urakihatiriza. Nagiye nshaka nko ku ma YouTube
amavidewo, nkunda gukurikira mu Rwanda emission politique, documentaire, ariko nkabireba mu Kinyarwanda, nkagenda niga ijambo rimwe, abiri, atatu, nkayandika, nkagenda niga, mboneraho kwiga. Ati nkunda gukurikira ibiganiro politike, ibiganiro bya politike, akareba ngo na filime mbarankuru, akagenda yiga Ikinyarwanda, yandika ijambo ku ijambo. Umvishe Josue Ikinyarwanda avuga rwose wasanga hari na benshi akirusha bari mu gihugu cy'u Rwanda, ariko ni umuhate yagize wo kugikunda no kwihatira kukimenya. Josue, ukora muri iki kigo mu ishuri Umuco, mufasha abana kubatoza, abana babyishimira gute iyo baje babagana, mubigisha kubyina, mukabigisha Ikinyarwanda, mukababwira amateka y'u Rwanda? Tubwire nk'umwe mu batoza babo ukuntu ubona biba bimeze. Murakoze. Abana hano mu gihugu cy'Ububiligi tubanye mu bice bitandukanye, ariko iyo duhuriye hano mu ishuri Umuco duhuzwa n'umuco wacu, ururimi rwacu, abana bakishima guhura n'abandi bana bakamenyana, kuza kwiga ururimi, kuza kwiga umuco, ariko ntabwo tubigisha ururimi n'umuco gusa, ariko tubatoza amakitivite atandukanye nka siporo, n'umubiri buriya uba ukeneye kuba entretenu. Imyitozo ngororamubiri. Imyitozo ngororamubiri. Icyo ni cyinshi ntabwo urakigeraho. Ntabwo ndakigeraho, ariko ndakimenya. Ati n'umubiri uba ukeneye imyitozo ngororamubiri, ukeneye siporo. Baravuze ngo roho nziza nayo iba igomba gutura mu mubiri mwiza. Ababyeyi barerera mu ishuri Umuco bishimira ko abana babo barerwa Kinyarwanda. Josue na bagenzi be babafasha mu kubatoza, aratubwira uko ababyeyi iyo bazanye abana ahangaha. Josue, iyo ababyeyi barimo bazanye abana hano mu ishuri Umuco, muba mureba bari excited cyangwa se banyotewe gute kuba mwana we amuzanye ngo amuzane mu ishuri Umuco, bamwigisha amateka y'u Rwanda, bamwigishe n'ururimi? Iki gikorwa cyo kwigisha umuco n'ururimi ni igikorwa gikunze gukoreka mu ma diaspora y'Abarabu, y'Abaturukiya, y'Abataliyano, ariko mu Banyarwanda nta hantu henshi ubihasanga. Rero hano muri Liège nibwo bwa mbere kino gikorwa cyakozwe. Ababyeyi barabyishimira, iyo bazanye abana biragaragara ko bishimye, abana babo bagiye kwiga histoire, ururimi, umuco. Bakanezezwa nuko abana babo bagiye kwiga ururimi, umuco n'amateka ndetse n'ibindi bitandukanye. Reka Josue rero atujyane mu myidagaduro y'abana. Iyo bamaze kubigisha bajya kwidagadura, bakajya kubyina, bakajya gukora n'ibindi bikorwa bitandukanye. Josue, twagira ngo noneho ubu utujyane mu mikino y'abana, utwereke uko bitoza, utwereke uko babyina, utwereke uko baba bameze. Ikiganiro Umurage ntabwo turi bwicare gusa ngo tuganire n'abatoza nk'uko twaganiriye n'abayobozi, ahubwo n'aba bana bigira mu ishuri Umuco turi kumwe. Reka twerekeze aho bitoreza, turebe ukuntu bahimbarwa, turebe ukuntu babyina, turebe ukuntu baba bafite n'ako kanyamuneza ko kubahuza n'u Rwanda mu muco wabo.
ntujye kureba televiziyo yawe, dukomeze tubane mu kiganiro Umurage, aho televiziyo Rwanda yabagereye mu ntara ya Liège mu gihugu cy'Ububiligi kugira ngo tuganire n'abarera n'abarererwa n'abarerera mu ishuri Umuco riri Liège, tumenye ubuzima bwabo, tumenye uko babayeho. Ntujye kureba televiziyo yawe, dukomeze tubane. Ikiganiro Umurage twaganiriye n'abana biga mu ishuri Umuco, bagenda batubwira ibintu bimwe bize bageze hano. Iyo uganiriye nabo usanga hari ibyo bamaze gufata kandi urugendo rurakomeje, baracyarimo kwiga. Muraho neza? Yego. Witwa nde? Nitwa Beril. Yitwa Beril, yarize yiga Ikinyarwanda, uyu munsi azi kwivuga akavuga amazina ye. Reka twakire uyu nguyu. Witwa nde? Nitwa Briel. Okay, tu peux compter en Kinyarwanda? Rimwe, kabiri, gatatu, kane, gatanu, gatandatu, karindwi, umunani, icyenda, icumi. Ufite imyaka ingahe? Mfite 11. Afite imyaka 11. Reka tuganire n'uyu nguyu. Witwa nde? Nitwa Lia. Amakuru? Ni meza. Tu peux compter en Kinyarwanda? Rimwe, kabiri, gatatu, kane, gatanu, gatandatu, karindwi, umunani, icyenda, icumi. Urwo ni urugendo rutoroshye aba bana biga mu ishuri Umuco bagiye bakora, bakiga Ikinyarwanda, bazi kubara, bazi kuvuga imyaka yabo. Reka tuvugane. Witwa nde? Nitwa Nael. Ufite imyaka ingahe? 13. Okay, toi tu peux compter jusqu'à 20. Rimwe, kabiri, gatatu, kane, gatanu, gatandatu, karindwi, umunani, icyenda, icumi, cumi na rimwe, cumi na gatatu, cumi na kane, cumi na gatanu, cumi na gatandatu, cumi na karindwi, cumi n'umunani, cumi n'icyenda, 20. Iyo uganiriye n'aba bana wumva urugendo bagenze, ababyeyi babo bakubwira ko baje nta kintu na kimwe bazi kuvuga mu Kinyarwanda, ariko bazi kwivuga amazina, bakavuga imyaka bafite ndetse n'ibindi ishuri Umuco rigenda ribigisha. Ni umusanzu ukomeye ishuri Umuco ryahaye ababyeyi barerera muri kano gace ka Liège mu Bubiligi, babigisha Ikinyarwanda, babigisha amateka y'u Rwanda ndetse babatoza ikinyabupfura ndetse n'ibindi byose. Umwana w'umunyarwanda babatoza kumenya uko umwana yitwara, ntibemera ko batandukana n'igihugu cyabo gakondo cy'u Rwanda. Murakoze cyane, ndabashimiye. Gatatu, kane, gatanu, gatandatu, karindwi, umunani, icyenda, icumi. Oh, très bien. Et toi aussi tu veux compter? Ok, tu viens? Rimwe, kabiri, gatatu, kane, gatanu, gatandatu, karindwi, umunani, icyenda. Icumi. Très bien. Compter? Rimwe, kabiri, gatatu, kane, gatanu, gatandatu, karindwi, umunani, icyenda, icumi. Okay. Muraho, nitwa Annabelle. Mfite imyaka 9. Nuri Liège. Nkunda kunza ku ishuri Umuco. Annabelle yiga mu ishuri Umuco. Yo wumvise avuga Ikinyarwanda mu buryo bwe akivugamo, bitanga icyizere cy'uburyo barerwa ko bazavamo abana b'Abanyarwanda bavuga Ikinyarwanda, bahuje umuco n'Abanyarwanda. Annabelle, murakoze. Murakoze cyane. Muraho, nitwa Briel Baizi Isheja. Mfite imyaka 11. Mfite basaza wanje babiri. Mfite umwana wanje umwe. Nkunda Ikinyarwanda na u Rwanda. Utuye Liège. Nangovuga Ikinyarwanda. Umva Ikinyarwanda. Ati nubwo ntavuga neza Ikinyarwanda ariko numva Ikinyarwanda, agakunda u Rwanda n'Abanyarwanda. Urakoze. Murakoze.
ku ishuri umuco twahasanze ababyeyi barerera mu ishuri umuco batubwira uko abana babo baje bameze, batubwira icyo bahungukiye ndetse banatubwira icyizere bafite mu bana babo baza ku ishuri umuco. Reka twakire ababyeyi twahasanze baratwibwira noneho batubwire icyo ishuri umuco ryamariye abana. Muraho neza? Muraho neza. Yego. Nagira mutubwire n'icyo ishuri umuco ryamariye abana mubazanye. Jewe nitwa Mukashyaka Marie Claire, nkaba ndi umubyeyi w'abana 4, ndi kumwe na papa wabo. Kuzana abana mu ishuri umuco byatugiriye umumaro munini, byatumye abana bakunda ikinyarwanda, bagakunda n'igihugu ndetse no gukundana, gukunda n'abandi bana, kuko mu buzima busanzwe baba babana n'abazungu n'abandi batari abanyarwanda, ariko byatumye bamenya abari bo ko baturuka mu Rwanda, kandi babashije no kugerayo bituma barushaho kwikunda, kumva ko ari abanyarwanda, kandi natwe biradufasha, ntago bifata nk'aho batari abanyarwanda cyangwa ngo bumve ko ari abazungu cyangwa se ntibamenye iyo baturuka. Murakoze. Ati abana baje mu ishuri umuco byatumye bamenya ko ari abanyarwanda, bituma bamenya u Rwanda ndetse bagenda bamenya byinshi ku Rwanda. Reka papa w'abana nawe tumubaze, umubyeyi utaza kurerera abana be hano ari umunyarwanda, ari muri kano gace ka Liège, ahomba iki? Ibintu byinshi abana bahomba, navuga kutamenya inkomoko yabo, aho bakomoka cyane cyane, kutamenya ururimi buriya ni ikintu kimwe kigaragaza umuco w'abantu, aho abantu bose baturuka. Buriya iyo umuntu avuze ubasha kumenya aho aturuka. Rero nk'ababyeyi rero batazana abana babo, usanga kenshi batamenya amateka y'iwabo, ntibamenye n'ururimi rw'iwabo. Rero nakangurira ababyeyi bari hano muri kano gace cyangwa muri kino gihugu cy'Ububiligi, gukangurira abana kumenya ururimi rw'iwabo, bakamenya n'amateka y'iwabo, kugira ngo umwana nubwo yavukiye hano ariko agomba kugira connection y'ahantu ababyeyi be bakomotse. Biramufasha no muri societe, igihe cyose yageze nk'ahantu bashobora kumubaza se urava he, uraturuka mu kire gihugu, akayabasha kugira icyo avuga cyangwa akavuga n'amateka makeya y'iwabo. Rero nicyo kintu giye navuga muri makeya, ariko nasubiza ku byo umudamu wanjye yavuze. Buriya yekora umuco ni ikintu cyangombwa cyane mu buzima bw'abana, bituma abana babasha kumenya iwabo, kandi akiyumvamo ko ari umunyarwanda kuruta kwiyumva ko ari umubirigi. Nubwo bavukiye hano, nubwo bashobora kuba bafite navuga na societe za hano, ariko cyane cyane agomba kumenya ko ari umunyarwanda. Rero nicyo dukora twebwe hano, kubashishikariza kumenya iwabo no gukunda igihugu cyabo. Nibyo navuga. Arakoze cyane, arakangurira ababyeyi bahandi Liège n'ahandi ndetse n'abari za Bruxelles n'ahandi ndetse no mu bindi bihugu. Wowe wakurikiye ikiganiro umurage, we wakurikiye ikiganiro twagiranye nabo mu ishuri umuco, ababyeyi baravuga icyo bahungukiye, baravuga icyo abana byabamariye, bati n'abandi turabashishikariza ko bazajya bagira ibikorwa nk'ibi, bigatuma bakomeza guhuza abana n'igihugu cyabo. Turi kumwe kandi n'undi mubyeyi twasanze mu ishuri umuco, aratubwira umwana cyangwa se abana arerera muri iri shuri, nawe aratubwira icyo yabonye byamumariye, aratubwira amazina ye, noneho anatubwire icyo yungukiye cyangwa se cy'abana be bungukiye mu ishuri umuco. Muraho neza? Muraho neza. Abana kuza mu ishuri umuco byabamariye iki? Muratwibwira, noneho mutubwire n'inyungu mwagize kuzana abana kwiga mu ishuri umuco. Murakoze cyane. Nitwa Liliane Kabatesi, nkaba ndi umubyeyi w'abana 2, mfitemo abana 2 hano mu ishuri umuco. Kuva batangira kuza kwiga ikinyarwanda cyangwa kwiga kubyina, kwiga indangagaciro nyarwanda, nabonye impinduka zikomeye cyane, kuko mbere bumvaga u Rwanda bakumva nyine ko ari u Rwanda, ariko ubu
u Rwanda uko barwumva siko barwumvaga mbere, bumva ko ari igihugu cyabo, bumva ko umuco biga ari umuco uzabagirira akamaro, rimwe na rimwe bakanavuga ko yewe n'ababakomokaho bazajya babigisha ikinyarwanda, n'abashuti babo mu ishuri b'abazungu basigaye bababwira mu kinyarwanda, ukumva ko mbese ari ishema, kuko ururimi nyarwanda iyo rusakaye ahantu hose rukavugwa mu bihugu ibyo ari byo byose, ni ukuri natwe hari ikintu tuba twungutse, kuko umuco nyarwanda tugomba kuwusigasira ku buryo utibagirana, ku buryo aho tugeze hose twisanga, n'abana bacu bakawukuriramo, bagakura bashimishijwe n'aho bavuka n'inkomoko yabo, kuko tubibutsa igihe cyose tunabakangurira ko nubwo turi mu mahanga atari iwacu ari mu Rwanda. Murakoze. Aba ni ababyeyi barerera mu ishuri umuco, umwanya muto bagira ariko barigomwa bakazana abana mu ishuri umuco bakiga nk'uko yabivugaga umubyeyi, kandi akavuga ko bungukiyemo byinshi. Dushimira ishuri umuco ryakiriye ikiganiro Umurage kugira ngo tuganire ku buzima bwabo, tuganire uko barerera abana muri aya mahanga ya kure, ariko bakagerageza kubarera kinyarwanda. Murakoze cyane, ndabashimiye. Ndabashimiye nanjye, murakoze. Reka mbashimire mwe mwese mwari mukurikiye televiziyo Rwanda, by'umwihariko abakunze b'ikiganiro Umurage. Nshimire ababyeyi barerera mu ishuri umuco, nshimire abashinze ishuri umuco, nshimire abigisha aba bana mu ishuri umuco, nshimire aba bana badukiniye neza bakatwereka uko bitoza, nshimire ikiganiro twagiranye, nshimire namwe mwese mwari mukurikiye televiziyo Rwanda. Ngere Ntazinda Marcel, televiziyo Rwanda iri Liège mu Bubiligi.